Tujye kwakira umunyarwenya witwa Lucky Baby. Ladies and gentlemen, give it up for Lucky Baby. Murakoze cyane. Naye nitwa Lucky Baby, ndi umunyarwenya, nishimiye kuba ndi hano. Hari ikintu nshaka kubabwira pe. Mu Rwanda no muri Genzi nta munyarwenya ndabona uzi kujya kuri stage. Kwako nyine nose watandukanye umunyarwenya n'umupasiteri. Aravuga amashime cyane kuri runaka gahitaza ngo ukuntu byagenze ngo noneho turagenda oya tujye twinjira uboneka ari n'umusitari winjiye sibyo. Merci ngwino mfasha mbabarira. Bazimye amatara bashiremo imyotsi. Data we bise nka hari Chris Brown. Fasha hano. Have. Bakura amatara rwose twimagine nka hari Chris Brown. Tujye kwakira Chris Brown. Ubanza uzimye amatara. Ladies and gentlemen, umuntu tujye kwakira. Kuzimya amatara. Uwo muntu nayazimye. Ladies and gentlemen. Umuntu tujye kwakira. Nabo bazamura amatoro shaka n'uburyarya mureka turyaryanye n'uburi nago mu nkunda muzamura. Tujye kwakira umunyarwenya ukomeye. Ya myotsi nayo bafite. Bashema imyotsi bimere nka rumanzi. Umuntu ushinzwe imyotsi. Imyotsi. DJ nawe uburi tayari. Tuyundamo cyane by'ibiti ngo pum pum. Tujye kwakira. Birundamo byinshi cyane. Umunyarwenya. Imyotsi iri hehe? Umuhanga. Wamaye imyotsi ra? Umva mubwire. Imyotsi. Nanjye sinzi impamvu itari kuza. Data we. Umva. Basi bameho gakeya. Wowe imyotsi. Imyotsi yewe. Yeah, ladies and gentlemen, give it up for Lucky Baby. Yes sir. DJ, let's go. Amatora shimwe yagumisha ariko nibashire nkaho ndi Chris Brown. Let's go. Say. Oya zimya ariko. Lucky Baby yegafite joke savana. Gusa n'abasaza zijya ziba kuhita. Say. Kimosi time shizi vugwa mu gace mware byanjye gakikisi birabace nandukanye n'abayayibigira batanje bahora ku mbuga bavuga ubusa guhashe say twendelay amatusi yendelay let's go DJ Hala tujye tuyindura gutya rwose abashimiye cyane amazina nitwa Lucky Baby. No, urumva nka gutya tuba dusoje kwinjira nk'abastari uhita umanuka muri audience ntabwo waganira n'abantu mutaramenyana kanzu kabasuhuza mwiriwe sava nakapeta ubucanze nabonye kumba ninjiye. Impamvu nsuje Amza afite abana ababyeyi bo mu Rwanda kabisa mujye mwikomera amashyi abana bafite abana kabisa. Ariko ikibazo ntago muri aba basirimu, ntago muri aba windakarira, ntago muri aba bape kubera yuko muri Amerika nabonye kuntu iyo umubyeyi ari muri restroom cyangwa washroom cyangwa mu bwiherero umwana akaza kumusangamo umwana bo banavugira aho ngaho. Araza, someone in the toilet, papa agahita arakara, yo Brian, don't you know your father is in the restroom? Agahita amubwira akumva nyine ahise amubwirira aho ngaho. Njye papa wanjye bwigize kumubaho sinzi umuntu wababwiye ko kugira umve ko muri wese ari umuntu mukubita ibirenge hasi. Mwabikuye? No, mu Rwanda twe tuza dutseta ibirenge ngo kujya kumve kugiye kwagera. Nuri mu bwiherero nawe nagavuga karima ahita atangira kuvuga ngo papa wanjye igihe nakomeje musanga ndinda ngera kuri tuwarete nsunitse urugi ngo ndimo hanuza we data we. Ku munsi wo kuwa kane mu Rwanda ku mbuga nkoranyambaga huzuye ibintu by'uko ngo TikTok yabaye monetized. Mwarabibonye namwe biriya byahemukiye abanyarwanda. Umuntu asigaye akora impanuka agahita ashyiraho kamera ngo araza kwa uploading ngo bamuhembe.
byatrendinze kuwa kane nijoro, kuwa gatanu mu gitondo ndi bujye ku ishuri, ndabyuka nk'uko bisanzwe, shyiramo inifomo zanjye, nyigera muri salo nkubitana na mama ngo ye baba data we, ngo mbumbye kabiri wo kwema izo nifomo, ngo njye gukora content wambeshirewe, ngo tuzabaho dute? Ndamubwira mucyo ndeka kujya ku ishuri ngo nkore content. Ibyo ndavuga ati wenda njye kureba papa mbimuregere, hari ikintu yamfasha. Njya mu cyumba, nyifungura icyumba, njya kumva papa nawe yibereye kuri phone ngo guys tap scream dutapinge, ngo gift ya mbere ngo umuntu uri kuri pano mumanure, nkuko banenguye. Christopher arancitse, hari ikintu ashaka kumusaba abahanzi bo mu Rwanda, nifuza ko bakora cyane kugira nabo tujye tubabona muri Grammy Award. Ibyo byo bakora bakagera, ahubwo ikibazo ni speech zabo bavuga, bajya badutenguha da. Nuko nose njya kunirwa n'ijambo nzanirwa n'undi bwiye birisere badutenguha. Urabona nk'iyo Grammy Award yabaye bakavuga ati ladies and gentlemen, the Grammy Award is here. Snoop Dogg, shout out to Snoop Dogg. Snoop Dogg, welcome to the stage. Agahita aza aririmba akaririmbo kiwe ati go so we go out, is that supposed to be? Ibintu nk'ibyo byose we. Aha, no speech ahita atanga, wumva ko nta magambo menshi avuzemo, atambukije ubutumwa gusa. Ladies and gentlemen, first of all, I want to thank me. I want to thank my wife. I want to thank my rebel. I want to thank my audience. Big shout out to you guys. Let me soon on my EP. Agahita yigendera. Merci. Merci. Merci nawe nubwo memba ahora nyara. Tubwizanye ukuri. Ubugiye. Data we. No, ajyana kunyara n'umukozi we. Emuvuye. Data we. Mbese ndagira ngo hano no tuze kubigendanamo neza, ni Grammy Award. Ako tugiye gukora Grammy Award, abanyarwanda bagiyeyo. Batsinze nyine. Iyi ngiyi ni Grammy? Sha. Iyi ngiyi ni Buturira Award. Ni Grammy Award ugiye kuyihostinga. No, duherewe nko ku muhanzi kugira tutabigira birebire. Reka duhere ku muhanzi umuhanzi wa kane gutyo ku rwego rw'isi w'umunyarwanda, umuntu nahaye igikombe cyanjye. Ikibazo akira award ubu turi muri Grammy Award hano, waje ugafata igikombe suri bubaye. Iki kiboro muri interina cyahozaga igikombe. Ahantu nize ndahavuze. Kuje kwakira mu cyongereza se uracyumva uri kuvuga gutya mu cyongereza kutabivuza mu cyongereza se. Ikibazo bo bajya babahereza iyo award bakanarimba n'indirimbo zabo zakunzwe, ahubwo speech ikaza kuba ikibazo. Ntaribye. Ladies and gentlemen, tugiye kwakira uwatsinze ku mwanya wa kane muri Grammy Award. Ladies and gentlemen, give it up for Bruce Melody. Namwe mu mufana ariko ndaza gutyo. Amashyi cyane. Yuhu. Gasanzwe ureba inyuma kandi njye ndeba imbere, iby'umutima wawe ushaka singeneye, uri indyarya urikunda. Ndakwanga nawe ntushaka unyange. Murakoze cyane, nitwa Bruce Melody, naturutse mu Rwanda, nishimiye ino award umereje, gusa muzamereze The Ben mu kubita agati kunda. Ongo ni Bruce Melody. Tujya kwakira wa gatatu. Tujya kwakira uwatsinze ku mwanya wa gatatu muri Grammy Award. Namwe ariko mujye mu mufana nkawe. Ladies and gentlemen, give it up for The Ben. Yeah. Ndingi mvura mu mitima, ndingi tara mu mwijima, ndikizere ku gasima, nije mana itazima, magaze. Yes sir. Yeah. Thank you so much.
My name is Ben. Artist from Rwanda. I'm happy. I'm happy. Yeah. Oui. Pamela ndamukunda. Abakurikiyeho ni duo. Naindi mikoro ihari. Abatsindiye umwanya wa kabiri, ladies and gentlemen, tugiye kwakira abahanzi babiri batsindiye umwanya wa kabiri muri Grammy Award. Tubakirana imbaraga ni buri kantu na buri nguni. Twaturutse mu miryango ikakaye, Farawe tuzanywe no gukaba. Let's go. Imana we turimbiza ingurube, kukizanyitambika nzahitanye rya roho twakatiye kuzagafata. Let's go. Unyitambika. Yeah. Uri nguni he? Urakoze cyane. Reka badereze award twari twagiye kuyifata. Murakoze cyane. Bena mbere tubanze gushimira ino award. Twaturutse mu Rwanda, navukiye i Kabuye, mugenzi wanjye yavukiye mu Ruhango. Ntago ari ngombwa kubivuga ariko niho. Murakoze n'ibyo gushima Imana, kandi twizeye ko iki ni igihembo tuzacyura mu Rwanda tukerekana ibyo twakoze cyane, tugatera courage na bagenzi bacu. Murakoze cyane. Tugende twasoje. Baraye ndavuga speech yanjye. Nta kibazo. Baratunaniza man. Aba baji baratunaniza. Gusa ikintu kirenze amani tuzanabarengaho. Tugende ndabarabuye. Tanga mikrofone mwa ariko naho baye buri nguni itamva wakira mikoro. Tugiye kwakira umuhanzi watwaye. We ntago uri bumuvuge aragera aho ngaho. Umuhanzi watwaye Grammy Award ni Let's go. Kubita kurika umugore ni indirimbo ifite ubutumwa. Ladies and gentlemen, thank you so much. My name is Lucky Baby. twari igikombe cyawe wa muhanzi we. Online niyo diru. Muraho neza. Ubu ngubu Samsung 250 iramenyesha ko online ariyo deal. Ushobora gukenera product yose muri Samsung 250. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo TikTok na Instagram, twitwa Samsung 250 Rwanda. None ikiza cyuko ushobora gupurchasingira product online uko ushobora kuyibona ku giciro kiri hasi cyane kurusha icyo kuri shop. Ikindi kandi ushobora kubona free delivery. Online niyo deal.